mumaze amezi 18 ngira ngo hafi imyaka niba nibeshye mwatangiye mu kwa munani 2022 uyu munsi bavuga ko stade amahoro ni bwo kubaka igeze kangahe ubu ngubu tugeze nko kuri 93% imirimo yose muri rusange. Faze mugezeho uyu munsi ni iyihe cyitwa ikibuga cyagezemo? Faze turiho ni imirimo ya nyuma igendanye n'imirimo yo hanze cyane cyane. Mo turakora imirimo y'amaparikingi, amakaburimbo, n'imirimo y'abafinisage mu marangi, ese ya mirimo ya nyuma ibisigaye kugira ngo akazi karangiye. Umuntu uzaza hano aje kureba amashana kuri stade yeze kuri main entrance hari entrance zigiye zitandukanye kuri yose ifite abantu bose bayishamo. Ahangaha hazazanye abantu batatu. Ahangaha hagenewe abantu ba VIP n'abanyamakuru barembo yabo nariya, ariko aba VIP bo banyura hari ibirahure, media ni hari handitse media, hari na VIP nayo iri ku ruhande rw'iburyo, tukagira na general spectator aribo bari kuri ruhande rwo kuri arena no kuri marembo areba kuri zigama banke zigama, tukagira n'abandi bazajya binjirira kuri parking zaba dufite hafi yo kwa Rwanda bazaba binjira mu gihande cy'imba cya stade. Hanyuma tukiri hano hanze petit stade bigeze hehe na yaje? Petit stade urebye ubu yararangiye bashyizemo intebe, dushyiramo ikibuga gishya, zamura turayegura sakara hataho yari sakariye na paralympique nuko inyuma façade zazo turazihindura, ese ni ya petit stade ngo byarangiye. Ariko ugiye kureba nka petit stade ubona ko nk'abantu binjiragamo kiragiye kera nashobora kuba baza uyu munsi barashobora kuba baragabanutse ubushobozi bwe bagaze. Ashobora kugabanyuka imyanya mike bitewe n'uko twarizemo intebe, mbere bicaraga ku masima, ariko ubu harimo intebe, imyanya mike ishobora kugabanyuka ariko ntabwo bikabije. Ugereranyije ubu nka petit stade ashobora kujyamo abantu bakabakaba. Okay. No parking aya ntabwo mwongereye bushize. Parking twarizongereye aba kuri petit stade n'usanga hari ubutaka bwagiye bwaguka bakongeramo imyanya ya parking. Ufite imibare ya parking nayo irarenga 2,000 parking zose ziteranyije. Okay. Turi kugenda rero uko nayo mbivuze naho abanyamakuru binjirira, aho imbere tugiye kugera hagiye hari amaparikingi atandukanye y'amamodoka, hakaba noneho hari naho abafana binjirira baguze amatike. Dufite amamashini yabugenewe ukozaho itike yawe ukaba wajya mu mwanya wawe bitewe n'itike waguze. Hanyuma tugiye kureba hano imbere. Aha hazaba hari ama-office, hano hari ama-office atandukanye nk'izo office nizo abanyamakuru bakoreramo bari ku kibuga, bari gukora raporo cyangwa bari kwandika birebana n'imikino. Bitandukanye na za stand zabo ziri muri stade. Biratandukanye kuko hari aho bicara bari gukurikirana umukino, akaba naho bashobora kuba bajya bari kureba ibyo bandika batanga amakuru y'ibyo babonye mu match. So ama-equipe azinjirira he sasa? Ama-equipe afite ahantu habiri hatandukanye. Ahambere ni hano tugeze kuko abagomba kwinjira adahuye, ikipe imwe izajya yinjirira ahangaha. Ubwo iyo azaza koresha bisi zazo zinjira, bisi ziba zinjiriye ari ahangaha amarembo hano hasi. Iki kintu ubona ni parking ya bisi izanye abakinnyi, ngo bisi irinjira abakinnyi bakanyura ahangaha bakita baca muri uyu muryango bahita ubageza muri vestiaire zabo. Indi kipe ya kabiri nayo yica hirya, nayo ifite ahantu habugenewe itayinjira. Biba ari ngombwa ko izo kipe ebyiri zidahura, ziba zigomba kwinjira zitandukanye zijya no muri vestiaire mu buryo butandukanye. Aha rero niho nari ndi kuvuga hari amarembo y'abafana. Hari gates zigiye zifite amazina, buri gate iba ifite itike runaka umuntu aba yaguze, ukaba waza ukanyuza hano ukerekana itike yawe ugahita uzamuka ujya mu byicaro wagenewe. Hari naho twageneye hinjirira amamodoka abazanye ibintu bitandukanye mu gihe haba habaye urgence runaka na ambulance za cyangwa se habayemo ibirori muri stade, ari amamodoka yinjire abanyacyubahiro. Hano hari amarembo yaho arajyana ageze imbere aho turi buze kubereka hazaba yicara abanyacyubahiro.
ni ukuvuga ngo ubaze muri rusange stade ifite gate zimwe gate amageti nyirizina nkuko nari mbivuze arimo ibyiciro kuri buri cyiciro usanga gifite gate zirenze imwe ariko mu byiciro hari icyiciro twita general spectator ariho babanga bazinjira gate ebyiri ariko ubwo mvuge ebyiri harimo ibice zishobora kuba ari ahantu hitwa ko ari gate imwe ariko harimo imiryango irenze umwe ndashaka dutandukanye aho binjirira n'imiryango binjiriramo ubwo rero mu bantu bita general spectator babandi bafana basanzwe ni habiri tukagira ahantu ha VIP abishyuye amatike ya VIP nabo bafite ahantu binjirira habiri tukagira aba VVIP bafite ahantu hamwe binjirira gusa VIP na VVIP nako VIP na media binjirira ahantu hamwe ariho twahereye naberetse ubu turi kwinjira muri stade hano hanyuramo amamodoka ashobora kuba agiye mu kibuga yerekeza mu kibuga bitewe n'impamvu zitandukanye dufite ahantu nk'aha ngaha habiri hamwe areba kuri arena ahandi hakareba kuri zigama ikibuga rero ubu ngubu kirasa nk'ikiri cyararangiye turi kugikora maintenance y'ubwatsi kugira ngo bukomeze bukure neza ibindi turi gukora ni bino by'inyuma hanze y'ikibuga aho atletisme zikorerwa naho turi gushyiraho amakushe ya nyuma ku buryo nko mu gihe cy'ibyumweru nka bibiri turaba twatangiye gushyiraho ya mirongo birukanye igaragaza aho umuntu kuri iyi tapi aho abantu bicara babafana aho hararangiye ubu ngubu haramutse habaye n'umukino bakwicara nta kibazo ku birebana n'aho bicara naho hagiye harimo ibyiciro bitandukanye nk'uko twari twabivuze hari abanyacyubahiro hari n'abafana basanzwe hari n'abanyamakuru bagiye bafite ibyicaro bigiye bitandukanye baraza kubibona hari ibirahure hari ibirahure niho hari abanyacyubahiro hagiye harimo ibyumba bashobora kwinjiramo ukaba wareba umupira ariko unafite n'ahantu runaka wicaye yubatse aha ngaho ni muri mu bafana hasanzwe ahandi naho hagiye harimo ibyiciro byabo bitewe n'amatike baba bishyuye ubu umuntu uzaba wishyuye kuri iyi mirongo y'imbere waba ushaka kuza kureba abakinnyi neza ubwo ntabwo azaza anyagirwa mu gihe bitewe n'imvura ishobora kuba ifite umuyaga mwinshi abantu bicaye hano hasi cyane bashobora kugiraho icyo kibazo ibyo byaterwa n'uburyo imvura yaguye ariko kuko stade isakaye muri rusange ntabwo wavuga yuko ari ukunyagirwa ibindi byo kunyagirwa ahubwo ni umuyaga w'imvura ushobora kubitera ab'imbere nk'aha ngaha abanza bakaba bagira icyo kibazo Minisiteri ya Siporo izakorera hehe? Minisiteri ya Siporo ifite ahantu yagenewe mu kuriya ruhande mureba kuri arena harimo ibiro byabo bazaba bari gukoreramo aha ngaha ariko umuntu yinjiye nk'inyuma bafite nabo ahantu bagenewe binjirira abakozi n'abashyitsi babo kugira ngo kumenya ahantu stade ya kera yahariye nk'umuntu wa nyuma yabaga yicaye hehe kera umuntu wa nyuma yabaga yicaye kuri kano karongo k'umuhondo kariya ka nyuma wundi wabaga wicaye hejuru ubona ari hejuru kano karongo ka ijana na kane hari imbere yabo abari abo hejuru bose nabo tongeyemo nyuma ni modification zagiye zibaho mu rwego rwo kwagura umwanya wa stade biragoye kugira ngo umuntu yiyumvishe ko abantu bagarukira kuri umuntu biragoye ariko impamvu ni uko utuza twakizamuye hejuru bituma gisa nk'icyegera hano abantu bicaye kubera iki mwashyizemo screen ebyiri gusa screen ntihabeho kuvuga ngo abantu bicaye hano wenda barebere kuya hariya kugira ngo umuntu abantu bagiye donc ama-screen twashyizemo hari n'abo hari izindi screen tuzashyiramo z'abanyamakuru bazaba bafite aho bicaye imbere yabo zigiye zose zijyamo bigendanye na standard FIFA yaragennye mu stade yakira imikino mpuzamahanga izo screen nini ebyiri nizo zijyamo ubusanzwe hakaba hari n'abandi bantu bitewe n'ibyiciro barimo baba bafite screen imbere yabo nazo zizaba ziriho hanyuma hano imbere aha ngaha turi kureba ni kuri ari VIP aha ngaha niho muri VIP
harimo imyanya igiye itandukanye, nabona hari VIP kuri uru ruhande rwo hasi, hari na VVIP iri hariya hari ibirahure, hakaba noneho n'indi VIP iri hejuru, bigiye bifite ibyiciro bigiye bitandukanye. Abantu bagurisha amatike nibo baba babizi cyane ukuntu bagenda bashyira mu byiciro bitandukanye. Nibyo rero twagerageje gukora aha ngaha kugira ngo bizajyane n'uburyo stade ikoreshwa. Turiya tuzu two hejuru tw'abanyamakuru bogeza match bazaba barimo cyangwa turiya tuzu turimo abo ngabo bakogereza match yo kwa handi baba bakora commentaire bicaye, harimo n'ahandi hakorerwa management ya stade, kurikirana uburyo stade iri kugenda n'ibiri kuberamo hano mu makamera. Yego, harimo naho imbere yaho hari mubona hagiye hari ameza, niho handi nababwiraga abanyamakuru baba bicaye bari kureba match banakora akazi kabo, impamvu hariho ameza naho bashobora gukomeka. Ngira ngo nk'iyi parti hano iyo stade n'imbere usibye inyuma, imbere ho umuntu yavuga ko imirimo yarangiye hafi. Yego, imirimo ubu ngubu urebye yararangiye, ariko haracyarimo yindi ya nyuma kugira ngo ise neza kurushaho, ariko ya mirimo bavuga ibigoranye yo kubaka yo yararangiye. Ubwatsi muba mwarabukuye he? Ubu bwatsi bwavuye muri Turikiya, ariko baba bufite amazina navuga y'imiryango y'ubwatsi. Bavuze ubwatsi bwitwa gutya, ukaba wabona ku isi ahantu hatandukanye bitewe n'aho babuteye, ariko buzwi muri famiye runaka. Ese baba barabuteye nyabwatsi cyangwa n'ibiri plastique? Oya, biba ari ubwatsi nyabwatsi buno buterwa, ariko ubu bwatsi buvanzemo n'uburi artificiel. Niyo system isigaye ikoreshwa cyane muri ibi bihugu kugira ngo uburambe bwabyo bwiyongere. Parking yagiye yegereye ikibuga cyane nk'aya ngaya, yagenewe abantu babana n'ubumuga mu rwego rwo kuborohereza kugira ngo ntibajye guturuka ahandi. Hano hariho n'utwapa tubigaragaza kugira ngo abe yaza. Aha ngaha tugiye dufite ahantu binjirira habugenewe, bagahita bazamuka muri ascenseur kugira ngo babashe kugera. Umuntu ushaka kugira muri hejuru kuri stade afashe ascenseur bwavuga ko ajya muri Libertad hejuru cyane muri gatanu. Cya kibuga nacyo cyararangiye. Iki ni ikibuga cyo kwitorezamo, nacyo cyararangiye twikorera maintenance. Ukuntu gikoze ni kimwe n'icy'imbere cyangwa hari itandukanye? Ubusanzwe mu mabwiriza ya FIFA ikibuga bakinyeho abagomba kuba hari ikindi kibuga hanze gifite navuga kimeze nk'acyo 100% mu rwego rwo kugira ngo abakinnyi imbere ya match banze bagikinireho baze kuza kujya mu kibuga cyabo bari bukiniremo umukino nyirizina bamenyereye uburyo hameze. Nacyo kiza gifite racing track? Yego, kiba kigifite, abariho birukanka abari bitoreza nabo kuko ari amarushanwa yo kwiruka ashobora kuberamo hano, bagomba kugira naho bitoreza muri uko kwirukanka mbere yo kurushanwa. Aha rero niho bakoresha, gusa dufitemo n'ibindi bibuga bya basket ku ruhande hariya. Harimo basket, harimo tennis na beach volley na volley. Naho ni ibibuga ariko byo bisanzwe urubyiruko rwaza baba bashaka nkuko byahoze nsinzima mu byibuka mbere, hari ibibuga bakiniragamo, nabyo twarongeye turabivugurura. Iriya bari gukora niya parking ya? Yego, iriya niyo parking y'abafana basanzwe, niyo turimo dutegura kwishozanya kugira ngo dushyiremo. Hanyuma ubu ngubu aho bigeze, ushize mwaka ko bizarangira mu kwa gatanu kugira ngo ku wa gatanu muzaza kwa gatanu. Muzaza hano ku wa gatanu stade muzamara iminsi. Berazi kwa gatanu turateganya ko bizarara. Ni iyihe faze yagoranye muri ibi byose kuko mwatangiye gukora? Faze yagoranye muri ibi ngibi nubwo n'izindi zose zari zigoranye, niyo bakwita kuramforsa stade, kuko stade yari isanzwe ihari, byasabye ko twongera tukayongera ingufu kugira ngo ibashe kuba yakongera ikamara imyaka ingana nk'iyo yari imaze cyangwa ikanayirenza. Kuri urwo rwego rero byabaye ngombwa yuko inkingi zimwe na zimwe twongera tukazitega, tukongera tukazimenera beto kugira ngo zongereze zigire ingufu ziruta izo zari zifite. Iyo faze yasaga nk'aho igoranye, nubwo indi mirimo nayo twavuga ko yari